kubasuhuza mwese mukomeje gukurikira Mr Jackson Comedy. Ndasuhuza kandi namwe mukomeza kureba ibiganiro byacu ndetse n'amafilime dutambutsa kuri uru rubuga rwa YouTube. Turabasuhuje cyane kandi nawe ukibona iyi video kanda subscribe, like and comment, ukane no kukazogera kugira ngo ubone ibiganiro byose bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyerekeranye n'inshuti. Inshuti aka kanya aho wicaye hose umenye iyo ari yo. Umenye inshuti yakugeza ku kintu ushaka, umenye inshuti yakugeza ahantu ushaka, ahantu runaka, umenye n'umwanzi wawe. Ubu aka kanya ushoboye kuba wicaye utazi inshuti yawe, ariko inshuti iwawe ikaze. Ndagira ngo nkubwize ukuri, ndagira ngo nkubwire niba utazi inshuti yawe uyimenye aka kanya, ndagira ngo niba utazi umwanzi wawe umumenye aka kanya. My friend, kwizera inshuti z'iki gihe biragoye, kwizera mugenzi wawe biragoye. Ubu nta kintu wavuga muri kumwe ngo akigumane ku mutima. Ndagira ngo nkubwize ukuri, nkubwire, baca umugani mu Giswahili bavuga ati hapana wasiri wa watu wawili. Nta banga rya babiri, ahubwo ibanga ni iryawe bwite, rigumane ku mutima. Aka kanya uba ufite inshuti muri mu rungano rumwe, muri ku rwego rumwe, ariko yagura inkweto cyangwa se yagura ipantaro, yagura ikote, ese niyo navuga mu kindi cyiciro gitandukanye, yagura imodoka, yagura moto, yagura igare, akumva yuko kakurenze, agatangira kugusuzugura kubera yuko utari wabigura. Ariko my friend, nkubwize ukuri, buriya biriya bintu tuba turi gukora ntabwo aba ari byo. Ndagira ngo nkubwize ukuri, umuntu uri kwiyemera yuko ko waguze iyo nkweto nziza ejo nawe yayigura. Umuntu uri kwiyemera ko waguze ikote nziza nawe yayigura. Umuntu uri kwiyemera ko yaguze inkweto nziza nawe ejo yayigura. My friend, ejo nawe uzi aho bwirageze. Ndagira ngo nkubwize ukuri, mu gihe ufite inshuti, mu gihe ufite umuntu, ntukamurebemo yuko kari nk'ikindi kintu. Ndagira ngo nkubwize ukuri aka kanya, ukunda gusenga gusa, ukunde kubaha, ukunde umuntu uguha agaciro. Ndagira ngo nkubwize ukuri, nimba uri inshuti, nimba ufite inshuti yawe ukazaza uyikorera ibyo bintu nkubwiye, my friend, muzapfa ibintu by'ubusa kandi ejo bundi ari ahantu wenda mwakageze. Kandi ibi ni byo nkubwira ngati inshuti kuyibona biragoye. Aka kanya ufite amagambo menshi yo kubwira mugenzi wawe uzi ko wenda yakugira inama, cyangwa se uri kumubwira ati moza yamarira, ahubwo akarushaho kugira iki, kwandagaza ku bintu byose. Wamubwira ati ndagira ngo nkorere iki, ahubwo akarushaho kugira iki, gukubikaza, ahubwo ukarushaho kubabara cyane. Nguyu niyo nshuti yawe. Ndagira ngo aka kanya umenye ati inshuti yawe ni iki. Nimba wicaye hano, inshuti yawe yigabwe gukorera ibintu, mwari mu rwego rumwe, ukabona atangiye guhinduka kubera yuko yazanye ibikorwa bishya, ko wowe nta kintu wageraho bitewe n'ibintu runaka. Uriya abantu ntibagira ubushobozi bumwe, ntibakirira rimwe. Unshoboye gukira umunsi nanjye ejo nkakira. Ni nayo mpamvu ugomba kumva yuko ko ibintu byose ari magirirane, ko ibintu byose biyoboka rimwe. Ushoboye kuba ufite n'imodoka, ushoboye kuba ufite izo nkweto, ushoboye kuba ufite ayo makote, ushoboye kuba ufite n'ibindi bintu bitandukanye, ariko my friend, ugasanga ejo birayoyotse. Wa muntu wasekaga ejo ugasanga niwe ubayeho neza. Ndagira ngo nkubwize ukuri, manza witonde mu bintu ugiye gukora, manza witonde mu nshuti ugiye gushaka. Utazashaka n'ibikakuyobya. Inshuti nikugira inama, inshuti nikubwira ibintu ibyo ari byo byose, ntiyitwe kubifungura. Inshuti gusa kubikubwira gutya kugira ngo ubone inshuti ya nyayo biragora, ariko mu gihe uzayibona ntuzayipfushe ubusa wumva yuko tukugira inama. Ntigushore mu bintu bibi, ntigushore mu bintu bitandukanye. Yabaho aka kanya ndabwira abantu benshi, ndabwira ababyeyi, ndabwira abana, umuntu wese uri kudukurikira kuri iki kiganiro, kandi subscribe, like and comment. Ariko ndagira ngo niba uri kubyumva uri umubyeyi, bibwira umwana wa nyawe, ubiganirize umwana wawe, umwumvishe, wumve nimba nawe ari muri iki cyerekezo akivemo, nimba cyumva yuko ko inshuti ze zose ziri muri urwo rugari aruvemo kare, kuko ibi bintu bizashwanisha na bese. Nimba uri umukecuru, nimba uri n'umubyeyi,
manza ubyumvira aha. Ushoboye kuba uri umubyeyi ufite undi muntu hirya ku ruhande w'umuturanyi mupiganye nawe, ahubwo adashaka kugera ku kintu runaka, akaba ashaka ko yagukuraho, uwo ni we mwanzi, akaba ashaka yuko ko ibintu byawe byahora hasi nk'ibye. Ndagira ngo ubwire yuko ko uwo ari umwanzi wawe. Ndagira ngo nkubwire yuko mu gihe ucyumva yuko mugenzi wawe atakira, ndakubwiza ukuri, mu gihe gitoya Imana izabikemura. Kankubwire, ibintu ntango, ibintu n'iby'isi, ntitukaririre byinshi tudafite. Nimba ngeze hano ntukifuza yuko ko nagaruka inyuma, ariko ubu uko isi igenda ihinduka, uko viziyo igenda iza, niko n'abantu bagenda bahinduka. Kubera iki muhinduka? Ndagira ngo nkubwire, nkuvanemo imitekerereze mibi, nkubwire yuko ko ibintu uratisha nanjye ejo nabigeraho, nkubwire ko ibintu uri kunziza ahubwo ari bwo uri kumpa imbaraga zo kongera kubikora. Ndagira ngo woweho nimba bakwanga, manze nkubwize ukuri, wihangane, ukomeze ushikame, hanyuma ibindi Imana izabyikorera. Kandi nkubwije ukuri, nimba aka kanya ukora bizinesi yawe abanzi ubafite banga yuko ukora iyo bizinesi, ahubwo ako kanya bari kuguha imbaraga zo kongera kubikora cyane, ntakugwarisha, ntakuroga, ejo azabona wongera urakira, kandi Imana ni ishobora byose. Ndagira ngo kandi ikindi nkubwize ukuri, niba uri aho bagusuzugura ku kintu ufite, niba uri umukene kuko Imana ifite uburyo izigenza kugira ngo nawe ukire. Hari Imana ikunda gukora mu bitangaza mu bantu batandukanye, igomba mu bintu bitandukanye, akenshi cyane ikunze kubikorera abantu mu buryo butandukanye. Mbega ntiwamenye nawe ubwawe ushoboye kuzakira hanyuze nk'imyaka 30, ashoboye kuzakira hari akantu kamwe gatumye ukira nyine. Ubwo urumva rero hagati aho, ndagira ngo nkubwize ukuri, niba uri aha wanga mugenzi wawe nta kintu bizakumarira. Niba uri aha wumva yuko ko mugenzi wawe atakora ikintu runaka, ntacyo bizakumarira. Nimba uri aha wiyemera, ntacyo bizakumarira. Bayida ikintu ngewe nakubwira ngo ni ugucisha bugufi, ugacisha bugufi imbere y'Imana, kuko hagati aho turi mu isi, ntabwo turacumbitse, dufite izindi nzira tuzacamo, ariko nyuma tuzabibazwa ibintu tugenda dukora. Bayida nakugira inama yo kubereka kugira ngo nawe ubwawe ugere ku ntego ushatse. Niba ushaka kugera ku ntego ushatse, ubahe inshuti yawe, ubahe mugenzi wawe, wubahe n'umuturanyi wawe, kugira ngo ibintu byawe bigende neza, kugira ngo rero utuntu twawe tujye ku murongo. Ndabashimiye rero, reka dusubikira aha, naho ubutaha tuzabaganiriza n'ibindi biganiro, tuzatubabwire n'ibindi biganiro bitandukanye tubigisha. Mudukoresha like and comment. Murakoze cyane. Banyita Jackson.